witinya Danieli kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe. Amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Haleluya. Nkuko twari turi kumva ijambo ry'Imana n'ubundi byari ukuntu Imana yamwumviye, iyo tuje turaza tugasanga ntabwo Imana yumviye Eliya wenyine. Mu gihe cya Danieli nawe yaramwumvisha, yaravuze ngo umpereye mu gihe haleluya wagiriye umwete wo kunshaka haleluya no kwicisha bugufiya no gusenga kwawe no gukora imirimo myiza haleluya no kwitandukanya n'abandi no kwiyamura umwana w'umusore mutoya haleluya ukagira ibinezeza ushira ku ruhande ukankurikira. Amagambo yawe niyanzanye kandi yarumvishwe. Ndacyari ku kintu kivugwa ngo kumvirwa n'Uwiteka Imana. Haleluya. Ndashikubwira ngo amasengesho usenga ntabwo arangirira muri plafo yiwawe, ntabwo arangirira ahantu wasengeye. Imana irayumva, byarangiza bikayitera kuza. Imana igiza. Ndakwifuriza ngo Imana nijya nizi wawe isange ibintu byose biri ku karongo, kandi niza ntabwo iri bugusiga uko yagusanze, kubera ko bari bafite agakiza muri bo. Wibuke Danieli yari umwana w'umunyagano na bagenzi be, ariko baratoranyijwe nk'abahanga kandi baranatozwa, ariko bahagarara nk'abantu bari bindashyikirwa mu bintu byose. Rero Imana ititaye kuri status ufite, Imana ititaye kubura umunyagano utazwi, kuko uyu muntu yari vulnerable cyangwa yari umuntu uri aho ngaho, nta muntu wakamukunze, nta muntu wakamuteza amatwi, nta kabamwitayeho. Uwo ni Danieli. Danieli yari ameze nabi. Danieli yari umunyagano, ntiyagiraga adresi, ntiyagiraga bamuvugira, ariko Imana yikiranukiye. Waba ufite aho uturuka, waba ufite uwo utagufite, waba warize utarize, Imana iragukoresha. Imana ishimwe. Haleluya. Ni Imana iba yaragiye ikanyura mu bakomeye, abana b'abantu bakomeye muri kira gihugu bari bahari. Ariko ifata umunyagano, abana b'abanyagano ba Meshaki ba Abednego, noneho byabahesheje kuyobora igihugu. N'abagenzi be agenda bayintara baraziyobora. Yesu ashimwe. Imana ititaye ko ntacyo uri cyo, ariko yagucura, yaguha amavuta y'ubwiza, yagushyigikira, yakwicazanya n'abakomeye nk'uko yabikoreye Danieli. Rero ibintu byose biduteye ubwoba n'ibiceceke. Kristo kuva kiri ku ntebe y'imbabazi. Haleluya. Aracyari ibyiringiro. Imana ikoresha abana b'abanyagano. Ni gute itakoresha GAKWISI? Imana rero kukubakira izina ni ikintu cyoroshye. Haleluya. Ni ikintu kitagoye Imana kuba yakubakira izina. Haleluya. Ntabwo iyi Imana ikintu ikundira nta marangamutima igiriye Imana. Haleluya. Imana itwubakira izina ikaryubaka kandi ikarikomeza. Mukozi w'Imana aka kanya mu gihe gitoya wajya kubona ukabona Imana iraryubatse kandi ikarikomeza. Yubatse izina rya Danieli rirakomera pe, rirakomera n'uyu munsi. Niyo mpamvu tugisoma iki gitabo cya Danieli. Ntabwo yarikomeje muri kiriya gihe cyabo, yarikomeje n'uyu munsi. Bivuga ngo icyo Imana ije gukora ntabwo ari icyaka kanya wowe dukurikiye, ni icy'ibihe byose, ni icy'ububyaro buzagukomoka ubuvivure. Kuko Imana hari ibintu ije gukora ititaye ku kintu na kimwe, yitaye ko wayubashye gusa. Kubaha Imana bizana ibisubizo byinshi, bizana kubakirwa izina, bizana guhindurirwa amateka, bizana kwemerwa, bizana igikundiro. Favor yo Imana yose kuza. Imana ishimwe. Turashima Imana igibasha kubakira abantu amazina ikabakomeza. Urebye aho duturuka, urebye ni byinshi tudashoboye nk'abana b'abantu, ariko Kristo turashima ko ajya abasha kutwubakira amazina. Turashima Kristo ko ajya abona ahantu twari tugeze tugiye kugwa mu mugezi akaza kubaka ikiraro tugacaho
tukambuka. Rero dukurikira Kristo akubakira ikiraro wari ugeze mu mazi ubashe kwambuka. Izina ryawe wari warananiwe kuryubaka, warabigerageje, waragiye mu bakomeye, wariyitiriye imiryango itari yawe, ariko turakwibutsa ko Yesu wubatse izina rya Daniel wari umunyagano, nawe yakubakira izina ukicarana n'abakomeye. Imana ishimwe. Ngewe ndagira inama, ndatanga inama ku bantu bajya bashaka kwicira inzira. Haleluya! Ukarwana, ukikura mu muryango uvukamo, ukanga guhura nawo ngo nyine ngo bitazagera gute kugira ngo ubake izina. Ariko kugira ngo ubake izina rifatika n'iby'ikindi gihe ni ugukurikira Kristo, ni ukumwubaha. Izina ridafite ikisebo, izina ritamwaza, ni izina rya Kristo Yesu. Ndakurarikira kurikurikira ukubaha Imana, ukava mu bidafite umumaro kugira ngo Imana igikumva kandi nirangize kumvira. Kandi si ukukumvira gusa, iranahaguruka ikaza, kandi yije ibintu irabihindura, igibasha gukora ibidakoreka. Abakonikoni barananiwe muri icyo gihe cya Daniel. Haleluya! Abapfumu barananirwa, nuko natwe tujye tugerageza imbaraga zose zituzengurutse zikananirwa. Umugabo wagushatse yaragusezeranyije yose akananirwa, yewe bene wanyu bose bakananirwa, n'abari hanze bakananirwa, ariko Kristo wenyine gusa niwe ushoboye. Niwe watuma umwana uriho amavuta y'ubunyagano amusukaho amavuta y'icyubahiro, ikamwicaza ku ntebe idasanzwe, akegurirwa byose, agafata ubuyobozi. Mu Bami ba mbere 17 n'umurongo waho wa mbere, titire iravuga ngo Eliya ateza amapfa yihisha ku kagezi kitwa Kereti. Ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Imana ishimwe. Haleluya! Ntabwo Imana ari uko ituzi gusa, ahubwo iranatwumva, yarangiza ikanatwumvira. Haleluya! Haleluya! Imana yumviye Eliya yakoze ibintu ubundi nabibara nkaho ari ukwiheba, kuko yakoze ibintu nawe byari bumugireho ingaruka. Yesu ashimwe. Kuko iki kintu cyo guhagarika imvura cyari ikintu ni nkaho yarahagaritse ubuzima bw'amahano. Mu yandi magambo ni amahano, ni ibintu by'amahano, ni ibintu bidasanzwe. Guhagarika imvura abantu bakiriho, bivuga ngo ni ubuzima bw'abantu bo muri kiriya gihugu yarahagaritse. Igihe cyose uzimura Imana ukagira ibindi bintu wimika, haleluya, Imana izagufuhira, kuko ni Imana ifuha, ikirenze kuri ibyo irakureka. Iyo haza kuba mu Bisiraheli muri kiriya gihe batari mu Imana, ntabwo iba yarashyigikiye akanwa ka Eliya. Ariko kubera ko yari yamaze kubabara, agahinda kari karayifashe, niyo mpamvu yavuze ngo uyu muntu ukinyubaha akampesha agaciro, icyo avuze ndagikomeza. Haleluya! Hari ibintu Imana igikomeza ku buzima bwacu kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ikindi kuri iyi si turakanwa k'Imana, wananiwe kuvuga, wananiwe kwatura, wananiwe gutegeka, ariko ndashaka kubwira ngo urakanwa k'Imana kuri iyi si. Iyo wamenye kurakanwa k'Imana, ugomba gutegeka imisozi ikimuka. Iyo wamenye kurakanwa k'Imana, utegeka indwara. Iyo wamenye kurakanwa k'Imana, wirukana ubukene mu muryango. Iyo wamenye kurakanwa k'Imana, ubwiriza ubutumwa, isi gahinduka. Haleluya! Uyu munsi wa none reka twegere Imana, nawe uyegere. Imana izajya idukoresha ibintu bidasanzwe. Eliya yakoze ikintu kidasanzwe, n'uyu munsi ni icyitegererezo cy'abantu bumvira Imana. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora guhagarara mu mwanya umwe ukavuga ngo iki kintu sigishaka, Imana ikagikuraho. Haleluya! Birasaba kumvira Imana, kuva mu byago bundi. Erega ya Mana yakoraga mu gihe cya Eliya. Yes. Nanubira cyane. N'uyu munsi iracyakora. Ya Mana yafashaga ba Eliya ibyo bavuze bikabaho. Iracyabasha gukoresha gakwisi agahindura ibyananiranye. Ahubwo turabura ijambo ryo gutegeka, turabura imbaraga muri twe, ariko yo twambaye imbaraga n'ubushizi bw'amanga. Erega twakora ibirenze
ikime n'imvura. Yesu ashimwe cyane. Rega biri no mu isezerano Kristo yadusezeranyije. Yabwiye intumwa zarazibwira ngo muzakora ibirenze. Haleluya. Bivuga ngo uzakora ibirenze wowe nkurikiye. Uzavuga ivuga butumwa ryagutse rigere kure. Uzasengera abarwayi bakire, abarwaye kansa, abarwaye diabete, abafite ibibazo bigiye bitandukanye. Kuko uri umuyoboro mwiza Kristo yateguye kunyuzamo ibintu bye. Haleluya. Imana ishimwe. Tugiye kugukomereza mu ijambo riri muri Daniel. Yesu ashimwe. Wumve ukuntu Imana ijya yumva. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo ugeze kuri Eliya usanga yaramwumvishe irangije iranamwumvira. Iyo ugeze kuri Daniel nawe usanga yaramwumvishe irangije iramwumvira. Bivuga ngo si wowe Imana izigirizaho nkana. Haleluya. Ngo yange kukumva, ngo cyangwa yange kukumvira, kuko nawe uri umuntu nka Eliya, uri umuntu nka Daniel. Icyo usabwa ni ukwegera Imana ukirinda ikibi n'igisa nacyo. Danieli ibice 10 murongo wa 11 n'uwa 12 haravuga ngo aramubwira ati yewe Danieli mugabo ukundwa cyane. Amen. Umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumyeho. Amen. Amaze kubwirwa iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa. Aherako aramubwira ati witinya Danieli kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Imana ishimwe. Haleluya. Nkuko twari turi kumva ijambo ry'Imana n'ubundi ryari ukuntu Imana yamwumviye, iyo tuje turaza tugasanga ntabwo Imana yumviye Eliya wenyine. Mu gihe cya Daniel nawe yaramwumvisha. Yaravuze ngo umpereye mu gihe haleluya wagiriye umwete wo kunshaka. Haleluya. No kwicisha bugufiya, no gusenga kwawe, no gukora imirimo myiza. Haleluya. No kwitandukanya n'abandi, no kwiyambura umwana w'umusore mutoya. Haleluya. Ukagira ibinezeza ushira ku ruhande, ukankurikira. Amagambo yawe niyanzanye. Haleluya. Kandi yarumvishwe. Ndacyari ku kintu kivugwa ngo kumvirwa n'Uwiteka Imana. Haleluya. Ndashikubwira ngo amasengesho usenga ntabwo arangirira muri plafo yiwawe, ntabwo arangirira ahantu wasengeye. Imana irayumva, byarangiza bikayitera kuza. Imana igiza. Ndakwifuriza ngo Imana nijya nizi wawe isange ibintu byose biri ku karongo, kandi niza ntabwo iri bugusiga uko yagusanze. Yesu ashimwe. Ngo mpereye igihe wagiriye umwete wo kurekura byose, wo kwiyanga, ukankunda, ukanshyira imbere, ukampa agaciro. Ibyo wasabye uyu munsi si ukubyumva gusa, ahubwo birananzanye. Haleluya. Daniel rero ngo yitwaga umugabo ukundwa. Haleluya. Yari umugabo ukundwa. Ariko ntushobora gukundwa utakoze ibyiza. Nukuvuga ngo yarangwaga na kamere y'ubumana. Yari umukristo wuzuje ibisabwa. Kubera urukundo yari afitanye na Kristo, ibyo byonyine byatumye yumvwa, Imana ikagira ikikora. Reka nkubwire akantu keza njya numvira Imana. Imana ntabwo ari twebwe tubwirana amagambo meza. Twebwe dushobora no kubwirana amagambo meza turyarya. Peggy nshobora kuza nkakubwira ko nkukunda ntagukunda. Haleluya. Nshobora kugukorera ibintu byiza kandi ntabikoze bivuye ku mutima. Ariko amagambo y'Imana araryoha. Haleluya. Imana yareje ibwira Daniel ngo mugabo ukundwa cyane. Nta nubwo ari ugukundwa gake. Imana yamukunze urukundo rwinshi kubera kwigomwa kwe. Daniel yari umusore nkuko nawe musore udukurikiye, cyangwa mugabo, cyangwa nawe mukobwa, cyangwa nawe mu mama, ufite ibintu byiraha byakagombye bikurangaje muri iyi minsi. Ariko Daniel we ntabwo yigeze agenwa cyangwa atwarwa n'igihe cye. Haleluya. Daniel yabereyeho Imana.
yabayeho mu buzima bwo gukiranuka. Niba hari umuntu wabayeho kuri iyi si mu buzima bwo gukiranuka, Daniel ni urugero rwiza. Rero abantu bose babayeho muri ubwo buzima, nta kabuza Kristo arabumva akanabumvira. Mu gihe cyo gukorwa n'isoni imbere y'umwami, icyo gihe we yarumvaga. Abandi bananiwe gusobanura inzozi, ariko Yesu yari yaramushizemo ubutunzi kubera gukiranukira Imana. Ibyananiye abandi niwe babashaga kubihishura kubera ko Imana yamwumviraga, ariko nawe yarasenga. Haleluya. Ntabwo Imana ikumvira gusa, hari ibintu bituma Yesu akumvira, nuko umwegera kandi ukanasenga. Amen. Ugasenga mukuri no mu mwuka. Daniel yari umugabo usengera mukuri no mu mwuka. Ni nayo mpamvu yagiraga ihishurirwa byinshi. Nta kintu cyamwisobaga, yari mudasobwa. Yaranaregwaga, yahoraga kubera yamenye ibintu, kuramya ibigirwamana, yahoraga mu manza z'urudaca kubera Imana ye. Daniel ikintu yakoze, yanze kwiyanduza. Abaho mu buzima bwo gukiranuka, ati adatwawe n'amaraso y'utoya, adatwawe n'irari ry'ibyisi, we abaho mu buzima bwo gukiranuka. Imana none ikagize ikamutonesha. Imana rero kamubwire, si ugukunda gusira natonesha. No mu isi hano hari abantu bajya bakunda abantu bakabatonesha, bakabagira impundwakazi, bakabagira abantu bakomeye, ukumva niwe baguhagarara mu bintu kuko yahindutse umwizero. Nicyo cyatumye Imana izikabwira Daniel, amubwira ngo yewe Daniel, mugabo ukundwa cyane. Haleluya. Mugabo ukundwa cyane, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Wowe unkurikiye isaha, wowe udukurikiye aka kanya, hari amagambo, hari amasengesho. Rega ntabwo ari amagambo gutya nk'aya abantu twebwe tujya tuvuga. Aya magambo ya Daniel yari amasengesho, inshuti yanjye, yari amasengesho. Niyo yatumye yaragiye akora ku mutima w'Imana. Imana iravuga iti si ukumwumva gusa, ahubwo ndanahagurutse. Wowe udukurikiye rero, hari ibintu Imana yakumvisheho, ntabwo ibyumvise gusa mu ceceke, ahubwo iranahagurutse, iriyiziye. Bivuga ngo hari ubutabazi Imana izanye ku buzima bwawe, bivuga ngo hari ibisubizo Imana izanye ku buzima bwawe, bivuga ngo hari impinduka, hari impinduka wowe dukurikiye, hari ikintu ugiye guhura nacyo kidasanzwe. Ugiye kubona ibintu bitandukanye n'ibyo waboneshaga amaso yawe, kuko Imana si ukumva gusa, ahubwo yanaje. Wibuke Daniel yari umwana w'umunyagano na bagenzi be, ariko baratoranyijwe nk'abahanga kandi baranatozwa, ariko bahagarara nk'abantu bari bindashyikirwa mu bintu byose. Rero Imana ititaye kuri status ufite, Imana ititaye kuba uri umunyagano utazwi, kuko uyu muntu yari vulnerable cyangwa yari umuntu uri aho ngaho, nta muntu wakamukunze, nta muntu wakamuteza amatwi, nta kabamwitayeho. Uwo ni Daniel. Daniel yari ameze nabi. Daniel yari umunyagano, ntiyagiraga adresi, ntiyagiraga bamuvugira, ariko Imana yikiranukiye. Waba ufite aho uturuka, waba ufite uwo utagufite, waba warize utarize, Imana iragukoresha. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Imana rero ngewe mbona ntabwo ijya ikorera mu matwitire dufite cyangwa ibyo turi byo. Haleluya. Iyo iza gukorera muri uwo murongo wo kuba hari abantu uzwi, cyangwa Daniel yaza kuba yarazwi, ibyo byose Imana ibaraciye no mu mwana w'umwami, kuko uriya mwami yari yarabyaye. Haleluya. Ni Imana iba yaragiye ikanyura mu bakomeye, abana b'abantu bakomeye muri kiriya gihugu bari bahari. Ariko ifata umunyagano, abana b'abanyagano ba Meshaki, ba Bedunego, yego, noneho byabahesheje kuyobora igihugu. N'abagenzi be agenda bayintara baraziyobora. Yesu ashimwe. Imana ititaye ko ntacyo uri cyo, ariko yagucura, yaguha amavuta y'ubwiza, yagushyigikira, yakwicazanya n'abakomeye nk'uko yabikoreye Daniel. Rero ibintu byose biduteye ubwoba n'ibiceceke,
Kristo kuva kiri ku ntebe y'imbabazi. Haleluya. Aracyari ibyiringiro. Imana ikoresha abana b'abanyagano. Ni gute itakoreshaga ku isi? Ni gute? Byibaze wowe dukurikiye nanjye byibaze. Imana rero kukubakira izina ni ikintu cyoroshye. Haleluya. Ni ikintu kitagoye Imana kuba yakubakira izina. Haleluya. Ntabwo iyi Imana ikintu nyikundira nta marangamutima igiriye Imana. Haleluya. Imana itwubakira izina ikaryubaka kandi ikarikomeza. Mukozi w'Imana aka kanya mu gihe gitoya wajya kubona ukabona Imana iraryubatse kandi ikarikomeza. Yubatse izina rya Daniel rirakomera pe, rirakomera n'uyu munsi. Niyo mpamvu tugisoma iki gitabo cya Daniel. Ntabwo yarikomeje muri kiriya gihe cyabo, yarikomeje n'uyu munsi. Bivuga ngo iki Imana ije gukora ntabwo ari icyaka kanya wowe dukurikiye, ni icy'ibihe byose, ni icy'urubyaro ruzagukomoka ubuvivure. Kuko Imana hari ibintu ije gukora ititaye ku kintu na kimwe, yitaye ko wayubashye gusa. Kubaha Imana bizana ibisubizo byinshi, bizana kubakirwa izina, bizana guhindurirwa amateka, bizana kwemerwa, bizana igikundiro. Feva yo Imana yose kuza. Imana ishimwe. Turashima Imana igibasha kubakira abantu amazina ikabakomeza. Urebye aho duturuka, urebye ni byinshi tudashoboye nk'abana b'abantu, ariko Kristo turashima ko ajya abasha kutwubakira amazina. Turashima Kristo ko ajya abona ahantu twari tugeze tugiye kugwa mu mugezi akaza kubaka ikiraro tugacaho tukambuka. Rero udukurikira Kristo akubakira ikiraro wari ugeze mu mazi ubashe kwambuka. Izina ryawe wari warananiwe kuryubaka, warabigerageje, waragiye mu bakomeye, wariyitiriye imiryango itari yawe, ariko turakwibutsa ko Yesu wubatse izina rya Daniel wari umunyagano, nawe yakubakira izina ukicarana n'abakomeye. Imana ishimwe. Ngewe ndagira inama, ndatanga inama ku bantu bajya bashaka kwicira inzira. Haleluya. Ukarwana ukikura mu muryango uvukamo, ukanga guhura nawo ngo nyine ngo bitazagera gute kugira ngo ubake izina. Ariko kugira ngo ubake izina rifatika n'igikindi gihe ni ugukurikira Kristo, ni ukumwubaha. Izina ridafite ikisebo, izina ritamwaza ni izina rya Kristo Yesu. Ndakurarikira kurikurikira ukubaha Imana, ukava mu bidafite umumaro kugira ngo Imana igikumva kandi nirangize kumvira. Kandi si ukukumvira gusa, iranahaguruka ikaza kandi yije ibintu irabihindura, igibasha gukora ibidakoreka. Abakonikoni barananiwe muri icyo gihe cya Daniel. Haleluya. Abapfumu barananirwa, nuko natwe tujya tugerageza imbaraga zose zituzengurutse zikananirwa. Umugabo wagushatse yaragusezeranyije byose akananirwa, yewe bene wanyu bose bakananirwa, n'abari hanze bakananirwa. Ariko Kristo wenyine gusa niwe ushoboye, niwe watuma umwana uriho amavuta y'ubunyagano amusukaho amavuta y'icyubahiro, ikamwicaza ku ntebe idasanzwe, akegurirwa byose, agafata ubuyobozi. Ijambo ryawe ntabwo risanzwe, ijambo ryawe ntabwo rimenyerwa, igihe cyose rihora riryoshye. Ni umunyu uvura, ni umunyu ukiza, ni ijambo ryeza, ni ijambo rikiza. Haleluya. Mana ndagushimye isaha twari turi kumva ijambo ryawe ririmo kumvirwa n'Imana. Haleluya. Reka uyu mugoroba abadukurikiye bose bakumvire, ubumvire data mwiza. Twebwe abana bawe waremye duciye bugufiya, dukeneye imbabazi zawe, maze uduheze imirongo ngenderwaho yo kugira ngo tubashe gukora ibikwiye. Tujye tugusaba utwumve kandi utwumvire. Daniel yaragutabaje arasenga, ntiwamurekera aho ngaho, uramwumva, urangije uramwumvira, urangije umubwira amagambo meza yuko ari umwizerwa, yuko ari umukunzi, yuko umukunze. Reka urukundo rwawe rugere ku bantu badukurikiye, reka ineza yawe Mwami igere ku bantu badukurikiye, reka ineza yawe itembere mu gihugu cyacu, reka ineza yawe igere hanze y'igihugu. Mana nyiri ibihe turasenze iyi saha kugira ngo ubwiza bwawe
akayangane reka mwami ijambo ryawe rikora icyarizanye Kristo turakwinginze reka ubwoko bwawe mwami buhemurwe n'ijambo ryawe maze ubumve kandi ubumvire kuko uri umwami mwiza kandi iyo wumvise ntuguma ahuri uranaza ukaza kubikoraho Kristo rero ngwino ukore kuri ibi bintu byose bitari kugenda neza hari ubushomeri hari uburwayi hari ubupfakazi hari inzara hari amapfa turasenze Uwiteka Imana ngugusha imvura yeza turasenze ngukureho ibyorezo turasenze ngukureho intambara turasenze ngukureho ibintu byose wimure za Bayali wimure za Bali wimure ibintu byose bitakubaha abacweza abarangi mbaraga z'umwijima zose zigire kure zihunge mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi turaguhamagaye rero ngo wururuke ku bwoko bwawe bukumve kandi bukubone kuko uri umwami mwiza uri Imana ishaka ikabonwa uri Imana itabaza ugatabara maboko yawe ni magari cyane iyo yazanye ubasha kurengera umuntu Uwiteka we turakwinginze urengera abantu bawe urengera ubwoko bwawe twongeye gusengera bera ubagereho cyane ubakomeze muri uru rugendo urakoze urakarama kumvishe gusenga ni mu izina rya Data wa twese n'Imana n'Umwuka wera amen. Shalom.